Imana ihabwa icyubahiro ko turi amahoro. Imana ishimwe ko idushoboje kongera kubyukira imbere yayo kugira ngo tuyitambire ibitambo by'amashimwe. Icyo numva mu mutima wanjye nkuko nabivuzeho ku munsi w'ejo nuko iki cyumweru cyo gusenga iyi minsi 7 yo mu cyumba cyo hejuru yatubera iminsi yo kongera kugira amashimwe mu mitima yacu. Intwaro ikomeye Satani arimo akoresha muri iyi minsi ni ugusenya igicaniro cy'amashimwe mu mitima yabera. Rero wowe nanjye turaba dusenga kugira ngo twongere twubake cyangwa dusane igicaniro cy'amashimwe. Amashimwe ni intwaro mu buryo bw'umwuka, umunezero w'agakiza ni intwaro ikomeye mu buryo bw'umwuka. Kuyinyagwa rero ni ukwamburwa intwaro ikomeye turwanisha duhangana na Satani. Iyo kwizera Imana kwacu kuri hejuru iyo gutoshye byanze bikunze bitubyarira umunezero w'agakiza. Iyo ibidushidikanyisha bibaye byinshi, iyo amaganya atubanye mwinshi, bigendana no gutakaza kwizera. Imana ishimwe ko Mwuka Wera hari kugira ngo adufashe kongera kubaka igicaniro cy'amashimwe. Turasoma imwe mu mirongo muri Bibiliya kugira ngo nubakireho aya magambo mvuga cyangwa se bibashe no kutuyobora uburyo dusenga. Ese iyo mvuga ngo gusanwa kw'igicaniro cy'amashimwe ni uko ibibabaje mu isi bidahari? Ibibabaje birahari, ibidukubita birahari, yewe tukababara, amarangamutima yacu hakababara, ariko ntiturabo gutindayo. Habaho iminsi yo kurira, habaho iminsi y'ikiriyo ku muntu ugezweho n'ikintu kibabaje, yaba ari mu mwuka uko yaba ameze uko ariko kose. Nta muntu n'umwe utagira kubabara yahuye n'ikintu gikubita umutima we, harimo kurwaza, harimo gupfusha, harimo kumva inkuru mbi. Twese bikubita imitima yacu kandi ni ibisanzwe kuko turi abantu, ariko guherayo umwanzi arabikoresha kugira ngo yimure cyangwa senye igicaniro cy'amashimwe, dutakaze kwizera kwacu. Kandi kwizera nizo mbaraga duhanganisha iyi si, nizo duhanganiramo muri iyi si. Nkwibutse ko muri ino si turi ku rugamba mu buryo bwo mu mwuka, nta hantu wabikwepera. uri umurwanyi mu bwami bw'Imana, ko Satani yagambiriye kukubuza kuba uw'Imana yakugeneye kuba, kugenda muri urugendo umeze nk'inkomere cyangwa nk'umuntu watsinzwe. Rero ni urugamba. Iyo rero igicaniro cy'amashimwe cyazimye muri twebwe, duhinduka abarwanyi, bahindutse abarwayi b'indembe barambaraye, bigatuma dutsindwa n'urugamba rwo mu mwuka. Reka twumveho gatoya mu gitabo cya Yobu igice cya mbere. Ndasoma ahantu hareho gatoya kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 12 kugira ngo umenye uko ukwiriye gusenga no kurwana kukubaka igicaniro cy'amashimwe mu mutima wawe, kikakubera imbaraga n'intwaro ikomeye mu mwuka. Nahereheje kugira ngo twumve iyi nkuru ngo mu gihugu cya Usi hari umuntu witwaga Yobu, kandi uwo muntu yari umukiranutsi utunganye, wubahaga Imana akirinda ibibi. Ubuhamya bwa Yobu twese buraturyohera kandi twifuza ko bwaba ku buzima bwacu. Ngo nuko abyara abahungu 7 n'abakobwa 3, kandi yari atunze intama 7,000 n'ingamiya 3,000 n'amapfizi 1,000 yo guhinga n'indogobe z'ingore 500 n'abagaragu benshi cyane. Uwo muntu yari akomeye kuruta abantu bose b'iburasirazuba, kandi abahungu be biremeraga ibirori mu mazu yabo umwe mu minsi yitoranirije, bagatumirana bashiki babo 3 ngo baze gusangira nabo. Nuko iminsi y'ibirori byabo yarangira, Yobu akabatumira ngo abeze, akabyuka kare mu gitondo agatamba ibitambo byotswa bihwanye n'umubare wabo, kuko Yobu yavugaga ati ahari abahungu banjye bakoze icyaha, bahimukira Imana mu mitima yabo. Uko niko Yobu yajyaga agenza iteka ryose. Iyo twumva ubuzima bwa Yobu, twumva ibyo byose atari afite kurangara namba mu buryo bwo mu mwuka. Imana yari yamuhaye guhirwa mu bifatika mu rubyaro, kandi agakomeza gutoza urubyaro rwe kubaha Imana, ndetse ngo agatamba n'ibitambo ku buzima bwabo, atari nuko yabonye bacumuye, ahubwo ngo akibaza ngo ahari aho mu mitima yabo baba bahimukiye Imana. Umunsi umwe abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka, aha twereka urugamba rwo mu mwuka rwo gusenya igicaniro cy'amashimwe mu mitima yacu. Ngo umunsi umwe abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka, kandi na Satani yazanye nabo. Uwiteka abaza Satani ati uturutse he? Nuko Satani asubiza Uwiteka ati mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Uwiteka arongera abaza Satani ati mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu, yuko ari ntawe uhwanye nawe mu isi, ko ari umukiranutsi utunganye, wubaha Imana kandi akirinda ibibi? Maze Satani asubiza Uwiteka ati ariko se ugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa? Ntiwagiye umurinda we n'inzu ye n'ibyo atunze byose? Wahiriye umurimo w'amaboko ye n'amatungo ye agwiriye mu gihugu. Ariko rambura ukuboko kwawe ukore ku byo atunze byose, nawe azakwihakana ari imbere yawe. Gusenyuka kw'igicaniro cy'amashimwe bishobora kubyarira
mutima wacu n'ibitekerezo byacu kwihakana Imana, kuvuga ngo Mana uri umuhemu, Mana waranyanze, bikatwambura imbaraga mu buryo bwo mu mwuka. Nongere mvuge ngo amarangamutima ashobora kurira, ashobora kubabazwa n'ibyakugezeho, ariko bana b'Imana sabo guhorayo, sabo guherayo, kuko iyo duhezeho urugamba rwo mu mwuka turarutsindwa. Ngo Uwiteka asubiza Satani ati dore ibyo atunze byose biri mu maboko yawe, keretse we ubwe we kumuramburaho ukuboko kwawe. Nuko Satani ahera ko ava imbere y'Uwiteka. Ahangaha turahabona gutangira umurimo wo gusenya igicaniro cy'amashimwe mu buzima bwa Yobu, ariko Imana ishimwe ko yaje gutsinda, agakomeza agahagarara, akarangira anesheje. Satani yavuze ngo kora ku byo atunze, kora ku byiza, kora ku mugisha we, kora ku bimunejeje, urebe ko atakwihakanira imbere yawe. Igicaniro cy'amashimwe gishobora gusenyuka mu mitima yacu kuko Satani yakoze ku neza, ku byiza, ku byitwa umugisha Imana yari yaradukikije, ariko Imana ishimwe ko Mwuka Wera ajya atwegura. Nongere nkwibutse ngo umunezero w'agakiza uduhindukira imbaraga. Umunezero w'agakiza ni intwaro. Nta muntu urimo asiganwa akorera Imana, nta muntu uryohewe mu rugendo rw'agakiza adafite umunezero w'agakiza. Umunezero w'agakiza utubera impamvu zo gutyazwa kw'imihamagaro yacu, kw'impano yacu, gukorera abandi, kwamamaza Kristo. Ariko umunezero w'agakiza twawutakaje mu byo dukorera Imana biratubihira, rimwe na rimwe umuntu akanacogora burundu akanabivamo. Ikindi habaho ubuzima bumeze nko kwigirisha kugira ngo wereke abantu ko kibirimo kuri umunyamwuka, ariko mo imbere utaryohewe. Rero umunezero w'agakiza ni intwaro ikomeye. Niyo mpamvu mu byo Satani arimo akoresha harimo gusenya igicaniro cy'amashimwe mu mitima y'abera benshi. Ariko Imana ishimwe ko dufite umutambyi mukuru ujya utuvuganira, ujya uhagarana natwe tukanesha. Mu rwandiko rw'Abaheburayo ibice 4 murongo wa 14 kugeza kuri 16 ndabasomera muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Haravuga ngo nuko rero ubwo dufite umutambyi mukuru ukomeye wagiye mu ijuru akagera imbere y'Imana, ari we Yezu umwana w'Imana, ni mucyo dukomere ku byo twemera kandi twamamaza. Nuko rero ubwo dufite umutambyi mukuru ukomeye wagiye mu ijuru akagera imbere y'Imana, ari we Yezu umwana w'Imana, ni mucyo dukomere ku byo twemera kandi twamamaza. Igicaniro cy'amashimwe cyasenyutse, urekeraho gukomera ku byo wemera, urekeraho gukomera ku byo wamamaza. Ngo umutambyi mukuru dufite ntananirwa kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ndetse yageragejwe ku buryo bwose nkatwe, uretse ko nta cyaha yakoze. Uyu mutambyi mukuru ntago ajya ananirwa guhagararana natwe. Igicaniro cyanjye cy'amashimwe gihora cyaka iyo nzi neza ko umutambyi mukuru ari kumwe nanjye, iyo nzi neza ko mfite umuntu umvugira. Ariko iyo cyasenyutse wumva waratawe, wumva Yesu atakwitayeho, wumva Imana itakuzi, mbese uri umuntu uri aho ngaho wo gupfa guherekeza abandi. Imana itugirira ubuntu. 16 bavuga ngo nuko rero nidushire umususu, twegera intebe ya cyami y'Imana igira ubuntu, kugira ngo duhabwe imbabazi, tugirirwe n'ubuntu, bitume dutabarwa mu gihe gikwiriye. Nuko rero niturekeraho gutinya, nidushire umususu. Bibiliya yeravuga ngo nuko rero twegera intebe y'umuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe, tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Igicaniro cy'amashimwe cyasenyutse, tuba twuzuye ubwoba, twuzuye gushidikanya, twumva Imana yacu idafite imbaraga, twumva idashoboye. Mbese gusenga bare nk'umwanya wo kuvuga ngo reka nyine mfe gusenga kuko bavuze gusenga, ariko nta kintu expectinga, nta kintu utegereje ku Mana, wumva ari aho ngaho wagenewe guhera. Imana ishimwe ko dufite umutambyi mukuru uhagararana natwe, uduhamagara ngo nituze twegera intebe tudatinya, tudafite umususu, twizere gutabarwa ku Mana yacu. Nanone reka nje mu Bafilipi igice cya 4 umurongo wa 4 tugeze ku murongo wa 7. Kuki nsoma amagambo menshi? No kugira ngo nkwibutse ko umunezero w'agakiza ari intwaro y'umwuka ikomeye. Kubinyagwa no gusenywa, no gutangira gutsindwa kwacu. Abantu batsindwa babanza kwamburwa umunezero w'agakiza, bakagenda akumva nta buryohe, ubundi iyo dufite umunezero tuba dufite, hari ukuntu dufite enthusiasme, hari ukuntu turyohe, hari ukuntu turimo twihutishwa, hari ukuntu dufite imbaraga mu byo turimo, hari ukuntu twizeye iyo dusenga, iyo turirimba indirimbo ziba zikomoka mu mutima, ziba zitari ku munwa. Amagambo y'indirimbo tuyatekerezaho tukayahindura ubuzima. Twasoma Bibiliya tukumva birafatika, tukumva byambaye umubiri. Ariko iyo igicaniro cy'amashimwe cyasenyutse, wumva ari amagambo nk'andi magambo, wumva ari igipindi nk'ikindi, bikakunyaga rero imbaraga zawe zo mu mwuka. Imana itugirira ubuntu. Ngo mujye mwishimira mu mwami wacu. Abafilipi 4 kuva ku murongo wa 4. Ngo mujye mwishimira mu mwami wacu iminsi yose. Yewe nongera kubivuga nti mwishime. Ineza yanyu iminywe n'abantu bose. Umwami wacu ari bugufi. Yishimwe ryazimye, ineza yacu nayo irazima. Ngo ntimukagira icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana.
mubisabiye mubyingingiye mushima. Igicaniro cy'amashimwe cyasenyutse, amasengesho yacu ahinduka amaganya. Gusenga no kuganya ni ibintu bibiri bitandukanye, ariko ibimbabaje n'ibindushya igicaniro cy'amashimwe kitasenyutse shobora kubizanira Imana ari ugusenga, ari ukwinginga, ari no gutitiriza, ariko bitaramaganya. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye kandi mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Iyo igicaniro cy'amashimwe cyongeye gusanwa, amahoro aragaruka. Iyo usenga nta mahoro, iyo urugendo rw'agakiza rwashizemo amahoro y'ubumana, igicaniro kiba cyarasenyutse, ariko Mwuka Wera arahari kugira ngo yongere adusane. Muri biri jambo ry'Imana avuga ngo mugumye kwishimira muri Nyagasani. Reka mbisubiremo, ni mwishime. Ineza yanyu imenywe n'abantu bose, Nyagasani ari hafi kugaruka. Ntimukagire ikibahagarika umutima, ahubwo igihe cyose mumenyesha Imana ibyo mukeneye, muyisaba, muyinginga kandi muyishimira. Bityo amahoro y'Imana asumba kure ubwenge bw'umuntu arindire imitima yanyu n'ibitekerezo byanyu muri Kristo Yesu. Ibitekerezo byanjye n'umutima wanjye, cyangwa n'umutima wawe n'imitima yacu iyo birindiwe muri Kristo Yesu, amaganya ntago abyinjiramo. Igicaniro cy'amashimwe kirasanwa, nkaba nababara mu marangamutima, ariko simperayo. Kandi iyo nsenga iyo niringiye, iyo nizeye ko ifite imbaraga zo kuntabara. Imana yacu itugirire neza. Muri Matayo 6 Yesu atubuza kwiganyira, kuko iyo twiganyiriye ngo nta kintu na kimwe twabasha kwiyongeraho. Iyi nkuru igaruka no mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka. Ndifuza kuyisoma nanone muri Bibiliya, ijambo ry'Imana, kuva ku murongo wa 25. Matayo 6:25, tumanuke gatoya tugeze kuri 34. Ngo reka mbabwire rero ku byerekeye ubuzima. Nahisemo gusoma muri Bibiliya ijambo ry'Imana kugira ngo wumve ko Yesu yitaye ku byerekeye ubuzima. Bibiliya yera iravuga ngo nicyo gituma mbabwira nti ntimukiganyire ngo mutekereze ubugingo muti. Ariko Yesu yitaye ku by'ubu buzima, ku by'ubu buzima bwacu. Ngo reka mbabwire rero ku byerekeye ubuzima, ntimukabunze imitima mwibaza icyo muzarya cyangwa icyo muzanywa cyangwa icyo muzambara. Mbese ubuzima ntiburuta ibyo kurya, n'umubiri ukaruta imyambaro? Wambaza uti se urutansi urambwira ko nzareka gutekereza ejo hanjye hazaza? Oya, uzahatekereza, ariko hatekereze ufite no gutekana mu mutima. Uzahapangira, uzibaza ibyo umunyabwenge wese yibaza, ariko ufite gutekana mu mutima. Ibi bitandukanye n'ibyo umuntu utizeye Imana. Ndatekereza, ndapanga, ndakora, ariko mfite ikintu gitsikamishije umutima wanjye cy'amahoro no kugubwa neza kw'Imana iri kumwe nanjye kandi kwibizi. Ngo nimurebe inyoni, ntizibiba, ntizinasarura. Mwibuka ko Yesu yatangije ikiganiro avuga ngo mureke tuvuge ibyerekeye ubuzima, mureke mbabwire ibyerekeye ubuzima. Ntago we nanjye tuzi ibyerekeye ubuzima kuruta uwabuhanze, kuruta uwabayeho cyangwa udafite itangiriro n'iherezo, kuruta ugenga byose. Hari igihe dushaka kubitekereza mu buryo bwacu, kandi uburyo bwacu nibwo butwica, nibwo buduteje ibi stress bitarangira, nibyo biduteje agahinda kadashira, nibyo biduteje umuhangayiko mwinshi. Ariko reka nkubwire ngo ntago uzatekereza iby'ubuzima ngo urushe ubwenge nyiri guhanga ubuzima. Reka rero twemere ibyo avuga, tubigenderemo. Igicaniro cy'amashimwe cyongere gisanwe mu mitima yacu, uzaryoherwa mu rugendo. Kandi sindimo gusaba kubyigirisha, mwibuke ko twahawe ubutumire bwo kwegera intebe y'ubuntu kugira ngo duhabwe imbaraga zidushoboza. Singusaba kubyigirisha, kuko niyo umuntu abyigirishije ntibimumara mu icyumweru, bimumaramo akanya gatoya mu gihe cy'indirimbo no gusenga, ariko mu kanya akabitakaza. Turasaba ahubwo Umwuka Wera kugira ngo adufashe kubaka igicaniro cy'amashimwe gihoraho. Ngo reka mbabwire rero ibyerekeye ubuzima, ntimukabunze imitima mwibaza icyo muzarya cyangwa icyo muzanywa cyangwa icyo muzambara. Mbese ubuzima ntiburuta ibyo kurya, n'umubiri ukaruta imyambaro? Nimurebe inyoni, ntizibiba, ntizinasarura, ntizihunika, nyamara so uri mu ijuru arazigaburira. Mbese ntimuzirusha agaciro cyane? Ninde muri mwe wakongera nibura akanya na gato ku gihe azamara, kubera ko yabungije imitima? Niki gituma rero mubunza imitima mwibaza icyo muzambara? Mwitegereze ukuntu indabyo zo mu gasozi zikura, nta murimo zikora, nta n'imyenda ziboha. Nyamara mbabwire ko na Salomo mu bukire bwe bwose atigeze arimba nka rumwe muri zo. Ese Imana itubwira kwitegereza uburabyo ibitubuza gukora imirimo? No. Umuntu ashobora gukora imirimo ndetse akabira n'icyuya akanaruha mu mubiri, ariko mu mutima hatarushye. Ariko biragatsindwa n'Uwiteka kuruha mu mutima. Kuruha mu mutima niko gusenyuka ku gicaniro cy'amashimwe. Ngo nyamara mbabwire ko na Salomo mu bukire bwe bwose atigeze arimba nka rumwe muri zo. None se mwa abantu bafite ukwizera guke mwe, ubwo Imana yambika ityo ibyatsi byo ku gasozi
biba biriho none ejo bakabicana ntizabarushirizaho cyane. Ntimukabunze imitima rero mwibaza muti tuzarya iki, cyangwa muti tuzanywa iki, cyangwa muti tuzambara iki. Reka ngerekeho ngo tuzabaho gute, tuzashaka ryari, umugabo azava he, umugore azava hehe, inzu izava he, amafaranga azava he, akazi kazava he. Ibyo byose ni ukubunza umutima, kandi data arabizi ko tubikwiriye. 32 akavuga ngo ibyo byose abanyamahanga batazi Imana nibyo baharanira. Abanyamahanga batazi Imana nibyo baharanira, nyamara so uri mu ijuru azi ko mubikeneye uko bingana. 32 mu ijambo muri Bibiliya yera nahakunze cyane, haravuga ngo kuko ibyo byose abapagani barabishaka, kandi so mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Nta nubwo ari mubikeneye gusa, ahubwo arabizi ko bikwiriye. Ukwiriye kugira icyo kwambara, ukwiriye kugira icyo kurya, ukwiriye kugira amagara mazima, ukwiriye kugira umugabo n'umugore, kuko Imana ijya kukurema ikaguha pati zigize umubiri wawe, yari izi ko uzakenera kuzuzanya na mugenzi wawe. Ujya kuremana amarangamutima yishima aryoherwa, yari izi ko uzakenera gukunda. Igushyiramo indi byara, yari ibizi ko bikwiriye gukikira abana. Irabizi ko umubiri wawe utungwa n'ibyo kurya, kandi ntago byamanuka mu kirere. Irabizi ko ukwiriye kugira akazi, ariko data arifuza ko igicaniro cy'amashimwe kidasenyuka ngo twibwire yuko turi indushyi, Imana ntitwitayeho, uzabunyazwe intwari ikomeye mu buryo bwo mwuka. Data wo mu ijuru azi ko tubikwiriye, nta nubwo ari ko tubikeneye gusa, ahubwo turabikwiriye. Buryo ukwiriye ibyiza. Imana itugirira ubuntu ngo ibyo byose abanyamahanga batazi Imana nibyo baharanira, nyamara so uri mu ijuru azi ko mubikeneye uko bingana. Ahubwo mbere ya byose muharanire ubwami bw'Imana no kuyitunganira, bityo n'ibyo bindi byose nabyo muzabihabwa. Nuko rero ntimukabunze imitima mwibaza ibyejo, kuko ibyejo bibara abejo. Ingorane za buri munsi zihagije ku bwawo. Ndifuza ko dusenga, tudispoza, tutegura imitima yacu kukongera gusanwa cyangwa se kubakwa igihe kitigeze kinahaba. Hari igihe umuntu akizwa ariko ntiyigira agira uyu munezero turimo tuvuga. Kubakwa kw'igicaniro cy'amashimwe mu mitima yacu, kubera iki? Ni intwari ikomeye mu mwuka izagufasha kugenda wigira imbere. Ntago umuntu ashobora kugira kwizera kuzima ngo utoshye ngo abadafite n'igicaniro cy'amashimwe muri we. Ni ibintu bigendana. Iyo cyasenyutse, amaganya yafashe umwanya wa mbere, kwizera kuba kwakubiswe hasi. Kandi kwizera ni intwaro ikomeye tubasha kuzimisha imyambi ya wa mubi yaka umuriro. Twifasha kugira ngo umwuka wera yongera dufashe gusana. Icyo ngusaba kwifasha gatoya, wowe n'ubwenge bwawe gusa busanzwe, no gusubiza amaso inyuma, ukongera ukareba ineza y'Imana ku buzima bwawe, ugatekereza ahantu hose Imana yagukuye, ugatekereza imbabazi z'Imana zabaye ku buzima bwawe. Reka mbabwire ko byari kuba binahagije iyo duhabwa ubugingo buhoraho, tukababarirwa bya byaha byacu byinshi, nubwo tutongererwa ubundi buntu twagiye tubonera hano muri ubu buzima. Amahirwe Imana yagiye izana ku buzima bwacu, imiryango Imana yagiye idukingurira, amahoro menshi dufite mu mutima abari muri Kristo Yesu. Amahoro azanwa nuko twababariwe. Dufite impamvu ibihumbi zo gushima Imana. Ndagira ngo utoze ubwenge bwawe. Ni koko dufite mu mwuka aho dusabanira n'Imana, ariko Imana izakorera mu bwenge bwanjye. Uko mfashe umwanya wo kwibuka ineza y'Imana mu buzima bwanjye, bigenda binyunyuza, byambura imbaraga ibyara amaganya yanjye. No kuvuga ngo mfite ibintu ndimo nsaba Imana ntarageraho, yaba mu bugingo bwanjye, ibyo nifuza kwikora mu mwuka wanjye, ibyo nifuza kwikora mu bantu tubana no mu bantu bazengurutse no mu muryango wanjye, ibyo nifuza kwikora mu iterambere ryanjye. Ariko gusubiza amaso inyuma, nkabona urugendo maze iminsi ngendanamo n'Imana, nkabona ibizaha Imana yankijije, nkabona imbaraga zo mu mwuka yampaye n'urugendo tugendanye, nkabona ubusobanuro buke buke ngenda nogerwa mu mwuka. Ibyo byantera kwiringira ko n'ibindi biri imbere izabikora. Subije amaso inyuma, nkareba ineza y'Imana mu bifatika, nkareba uko Imana yanyambitse nuko yangaburiye. Byantera kwiringira ko n'ibindi ndimo nyisaba uyu munsi nabyo izabikora. Ndebye uko Imana igendanye nanjye iyi myaka yose, ko Imana yamfashe ikankomeza, na sitari kambyutsa, byama kwiringira ko n'urugendo ruri imbere Imana izakomeza kubana nanjye. Ndagira ngo ukoreshe ubwenge bwawe wibuka ineza y'Imana. Biragushoboza kongera gusanwa no kubakwa kw'igicaniro cy'amashimwe, bigutere kwingira ko Imana yabanye nawe. Nubwo warize ariko warongera urabyuka, nubwo waba warababaye ariko uracyariho, nubwo waba wararwaye ariko haracyari ibyiringiro kuko uracyahumeka, nubwo haba hari ibintu byakuweho bitashishobora no kugaruka, ariko hari ibindi Imana yaguha. Umutima wawe ukongera ukuzura umunezero. Koresha ubwenge bwawe busanzwe, usubire inyuma wibuka ineza y'Imana kugira ngo igicaniro cy'amashimwe cyongera gisanwe. Satani ntaku
bakunyage nkuko yararimo ashaka kunyaga Yobu. Urugamba twarwumvise, yaravuze ngo Mana arambura ukuboko kwawe ngo umukoreho, ukore kuri ibyo byose wamuhaye. ngo ese Yobu agushimira ubusa? Wamuhaye kubyara, wamuzengurukije amatungo, wamuhaye gutunga, ese wagize ngo Yobu akwizera ku busa? Ariko rambura ukuboko kwawe ubikoreho gatoya, urebe ko atakwihakanira imbere yawe. Ntabwo tuzihakana Imana, ibitinze biratinze, ariko hari ibyo Imana yakoze byadutera kwiringira ko n'ibindi zabikora. Ndakwinginze ntiwemere ko igicaniro cy'amashimwe gisenyuka mu buzima bwawe. Reka dufatanye gusenga no gushima no gusubiza amaso inyuma. Ushobora gusengana nanjye, ushobora gufashwa n'icyo nsenze ugashyiramo icyawe. Si ngombwa ngo bibemeze kimwe 100%. Impamvu dusengera imbere ya kamera no kugira ngo dushyigikirane, no kugira ngo igicaniro cyazimye cyongere cyake, no kugira ngo tugirirane umumaro. Nanjye nakabaye mfukama ngasenga ngenyine ko mfite ibintu byinshi mvugana n'Imana ntari imbere ya kamera, ariko naje kugira ngo ducyazanye, naje kugira ngo amashimwe yongere atembe mu mutima wawe, naje kugira ngo igicaniro cyasenyutse mu buzima bwawe, cyasenyutse mu muryango wawe cyongere cyubakwe, cyongere gisanwe. Hanyuma dukomeze urugendo turi ingabo zidatsindwa, dukomeze urugendo turi ingabo zikoreshwa n'Imana muri iki gihe cya nyuma. Data tuguhaye icyubahiro, turagushimira ubuntu wanaduhaye nyaguhora ku ngoma bwo kongera gusenga, bwo kongera kuvugira imbere yawe. Uyu mugisha w'igitangaza Uwiteka Mana Nyiringabo niwo uhamagara abantu kugira ngo basenge. Mwuka wera utabivugiye mu mitima yacu, imibiri yacu ikunda kudamarara, ikunda kuryama, ikunda kuruhuka, ariko warakoze kubw'ubutumire bwo kuba imbere yawe. Twaje imbere ya ntebe y'ubuntu Mwami w'abantu, twaje tudafite umususu, twaje tudafite ubwoba, tuzi ko ari wowe imbaraga zacu, wowe wabanye natwe mu bihe byatambutse. Ntabwo watangiye umurimo muri twebwe kugira ngo uwucire hagati. Ni wowe nkesha kubabarirwa mukunzi mwiza, ni wowe nkesha amahoro y'agakiza, ni wowe wambabariye bya byaha byinshi. Wowe watangiye urugendo muri njyewe, ntiwenda kurucira hagati, ntiwenda kururangiza rudashoje. Utamurikiye umwami, utamuritse imbere ya Data. Wowe wanyogesheje amaraso menshi, wowe warwanye intambara nyinshi kugira ngo mboneke, wowe witanze ku musaraba kugira ngo mboneke, wowe wirengagije isoni z'umusaraba kugira ngo mbabarirwe ibyaha, ngo wirengagije isoni z'umusaraba ngo bitewe n'ibyishimo byagushyizwe imbere. Warebaga bazakizwa nanjye ukambonamo, warebaga bazababarirwa nanjye ukambonamo, ngo bigutera kwirengagiza isoni z'umusaraba n'ikimwaro cyawo. Dore ko byari bikwiriye ibivume, byari bikwiriye abagizi ba nabi, ariko wemera urwo rupfu ku musaraba kubw'ibyishimo byagushyizwe imbere. Ntabwo wowe watangiye umurimo mwiza muri njyewe wenda kuwucira hagati, ahubwo umugambi wawe ni ukuzamurikira Imana Data, ni ukuzaba muri babera benshi, babandi bakuye muri irya mibabaro, babandi uzirata kuri urya munsi, babandi uzamurika ukavuga ngo abangaba ni babandi bavuye mu bise by'amaraso yanjye. Urakoze kutatangiye umurimo mubera ngo uwucire hagati nyaguhora ku ngoma. Nzamutse imbere yawe n'amashimwe, n'aba bahungu n'abakobwa, abo wabariye bya byaha byinshi, abo wakijije umuriro w'iteka, abo wakuye mu irimbukiro. Warakoze kutwimura ukadukura mu bwami bw'umwijima ukatujyana mu bwami bw'umucyo bw'umwana wawe ukunda cyane. Uko niko twakunzwe tutarabo gukundwa, uko niko twababariwe tutari dukwiriye imbabazi. Twaguha iki Uwiteka Mana Nyiringabo. Ndasenze nyaguhora ku ngoma ngo ayo mashimwe y'icyo cyonyine, ayo mashimwe yo kuba twarababariwe, ayo mashimwe yo kuba twaracitse umuriro w'iteka, ntasibangane mu mitima y'abababariwe, ntasibangane mu mitima y'abera, ngo ahinduke akantu gato. Ayiwe akantu karensi nyifiya, akantu gasa nkaho ntacyo kavuze, akantu gasa nkaho ntacyo kamaze. Byaragusabye kujya ku musaraba. Uyu munsi nkaba nitwa umwana w'Imana, nkaba ndi umuvandimwe wa Kristo, nkaba nkunzwe nk'uko Data yakunze Kristo. Reka Uwiteka Mana Nyiringabo ubigaruremo ubuzima mu mitima yabitakaje, bimeze nk'inkuru, bimeze nk'amagambo asanzwe, bimeze nk'ibidafite ubuzima. Reka ubigarure mu mitima yatakaje ubwo buryohe bw'agakiza, yatakaje uwo munezero w'agakiza. Hari igicaniro cy'amashimwe cyasenyutse, cyasenyuwe n'amagara y'isi, cyasenyuwe no kubunza imitima, cyasenyuwe no guhangayika nkaho tudafite Data. Ababyeyi bo mu isi bashugurikira abana babo, ababyeyi bo mu isi basigira abana babo iminani, ababyeyi bo mu isi basigira abana babo imigabane, ababyeyi bazima bakora batekereza ibyo bazaha abana babo. Nankanswe Data mwiza, nankanswe Data udahinduka, utagira igice cyo guhinduka, Data wuzuye ubwiza n'imbabazi, Data wuzuye kugira
tugirira neza. Urakoze kuko tutari imfubyi, urakoze kuko dufite data. Abadata bo mu mubiri bajya bapfa bagasiga abana babo bakiri abana, bajya bagira intege nkeya se bagata nabo babyaye cyangwa bakiyihakana, abana bakavukana amaganya n'imiruho kuko badafite base. Yo ariko wowe ntufite itangiriro n'iherezo, wowe ntupfa, wowe ntusaza, ahubwo uhora udutegeye amaboko mu mbabazi zawe. Uhora wifuza ko abana wabyaye bakumenya, uhora wifuza ko abantu ubyara bagaruka mu rugo. Uwiteka Mana Nyiringabo, tuguhaye icyubahiro kuko tutari ibibyarwa, tuguhaye icyubahiro kuko tutari abana, tutari imfubyi, kuko tutari abana bo mu muhanda badafite kireberera. Watuzanye mu rugo rwa data, watuzanye mu ntama, watuzanye mu rwuri. Dufite aho turi, dufite aho twogerezwa, dufite aho dutunganirizwa, dufite aho duhabwa ibyo kurya, dufite aho twitaweho. Ubuzima bwacu buri imbere yawe iteka. Urakoze Papa, reka icyo gicaniro cy'amashimwe cy'uko twavutse, cy'uko twagizwe abana, cyongere gisanwe mu mitima y'abahungu n'abakobwa bawe Papa. Nguhaye icyubahiro, ngushyize hejuru. Dore Satani yarambuye ikiganza, azimya amashimwe, asenya amashimwe mu buzima bw'abana b'Imana bagezweho n'ibibabaza umubiri. Bamwe bararwaje, abandi barapfushije, abandi bagezweho n'indwara zikomeye, abandi barashonje, abandi barashomere, ibintu bitandukanye bikora ku mibiri yacu. Ariko Uwiteka Mana Nyiringabo, ntago byacitse kontrole yawe, byose urabizi, byose urabigenga. Reka amaso ye yongere yunamuke, amaso akurwe kubimuriza, amaso akurwe ku kiriyo gitinze. Niko ko umuntu yagenewe iminsi yo kurira, n'iminsi yo gukora ikiriyo, n'iminsi yo kubabara, ariko ntiturabo guherayo, ntiturabo guherayo. Reka igicaniro cy'amashimwe gisanwe mu buzima bwe, maze akurwe mu gahinda gatinze, maze akurwe mu mabara utinze. Ngo dore twahemukiwe n'abantu, erega nabo ni abanyantege nkeya, erega umuntu atanga icyo afite. Reka umwunamure Nyaguhora ku ngoma, si iminsi yo guhetama byiteka, si iminsi yo kunama byiteka. Dore imibiri yagiye iduhinduka Nyaguhora ku ngoma, hakavukamo indwara zimeze ukuntu. Ariko si ibyo guherana umutima we, si ibyo guherana ibitekerezo bye, si ibyo guherana umwuka we. Reka yunamuke aguhanga amaso, wowe Jehova, wowe Jehova Jaire, wowe wirongera, wowe ukiza indwara, wowe Jehova Rafa. Ese Mwami, iki gicaniro kitubatse yakongera guhura n'imbaraga zawe gute? Reka Uwiteka Mana Nyiringabo, mwongere guhurira kuri icyo gicaniro, maze ubuzima bwe busanwe, amaso ye yunamuke, akurwe kubimurusha, ayahange wewe wenyine. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo umuntu ntashobora kwiyongeraho n'igihe na gitoya kubwo kuganya, ntashobora kwiyongeraho n'akanya na gatoya, ntashobora kwiyongeraho n'umunsi wo kubaho, ntashobora kwiyongeraho n'intambwe yigira imbere, ahubwo amaganya aradukamura akadusubiza inyuma. Nyaguhora ku ngoma, ngwino usane, ngwino wubake Mwuka Wera, wubake muri twebwe igicaniro cy'amashimwe, igicaniro cy'amashimwe. Ndagushimira Mutambyi mukuru, ngo ubasha kubabarana natwe mu mibabaro y'uburyo bwose, ngo wageragejwe, ngo ariko wowe itandukaniro ntiwigeze ukora icyaha. Mu kugeragezwa kwacu, mu kugosorwa kwacu, twebwe tujya dukora ibyaha tugacogora, ngo ariko wowe wageragejwe usogongera imibabaro yose umwana w'umuntu ashobora gusogongera, ngo ariko wowe ntiwigeze ukora icyaha. Niyo mpamvu tubereye Umutambyi mukuru, niyo mpamvu ubasha kutwumva, niyo mpamvu uhagarara ku bwacu. Reka Uwiteka Mana Nyiringabo yongere yumva urukundo rwawe, yongere yumva amaboko yawe, yongere amenye ko agufite nk'Umutambyi mukuru, yongere amenye ko afite kivugira, maze umunezero wongere umanuke mu mutima we. Data, tuguhaye icyubahiro. Imirimo myiza twabonye mu isi, imirimo myiza wakoreye abantu, idutera kwiringira ko natwe uzayidukorera Mwami w'aba. Kuba hari aho abo wahaye kubyara, bidutera kwiringira ko abategereje gukikira wabaha gukikira Mwami w'aba. Ndasenze ngo gutinda gukikira ntibimumara imbaraga, ahubwo agatima gasubira inyuma, yibuka abahungu n'abakobwa wowe wahaye kubyara nyuma y'imyaka, bimutere kwiringira kuzabikora. Yibuke kuri Imana y'amaboko, Imana y'imbaraga, maze Mwami asubizwe mu
mu imbaraga, amenye ku munsi we nawe uhari Nyaguhora ku ngoma. Abantu wakijije indwara zikomeye bidutera kwiringira ko izi turi uyu munsi nazo wazikiza. Abo wagiriye neza ngo ubeshe mu mazi batagira shinge na rugero bidutera kwiringira neza ko natwe uzaduha hacu. Abo watabaye mu buhamya twumvise, abo watabaye mu byo twasomye mu ijambo ryawe bidutera kwiringira neza kuri Imana ishobora byose, ukaba uri Imana itarobanura ku butoni. Mu maso hacu Mwami harakeshwa n'imirimo yawe n'ibitangaza byawe, harakeshwa n'ibyo uri byo n'uwuriwe Uwiteka Mana Nyiringabo, uwuriwe n'akamero kawe n'imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe no kwera kwawe no kutananirwa kwawe bidutera kwiringira neza ko ibituzengurutse ubirusha amaboko, kubirusha imbaraga, kwiyuvuze gusa bihinduka itegeko bikaremwa, ngo ubasha gukura mu busa, ubasha gukura mu busa, uhamagara ibitariho nk'ahari ibiriho. Kamere yawe, imbaraga zawe, uwuriwe biradutera kwiringira ko ibiduhagaze imbere bifite imbaraga nkeya kandi ko bitakunaniranya guhora ku ngoma. Ndavuga gusanwa ku igicaniro cy'amashimwe, ndavuga kugarura ibyiringiro, kugarurwa mu ibyiringiro n'umunezero w'agakiza kugira ngo bimubere imbaraga abasha guhanganisha n'uyu mubi uri muzima igicaniro cy'amashimwe mu mutima we. Urakoze kuri uwo kwizerwa, urakoze kuri uwo kwizerwa. Nta kintu na kimwe cyacitse kontrole yawe Nyaguhora ku ngoma. Nuko rimwe na rimwe urugamba rw'umwuka ruhishwa amaso yacu, ntitumenye impamvu yabyo, ntitumenye ko ufite icyo urimo kubikoraho. Bashiki ba Lazaro bamutumyeho ngo bamutumaho barambwira ngo ukunda ararwaye, ngo ariko wumvise ko arwaye urongera urasibira, usibira kabiri Mwami w'abami. Bashiki ba Lazaro ntabwo bamenye ko wasibiye ubizi, ntabwo bamenye ko ugiye kwerekana ikindi cyubahiro cyawe kugira ngo abantu bongere bakwizere, ariko serutse ntiwatinye ko yanutse yaboze umubiri umeze nabi, ahubwo Mwami warahamagaye abiritsaba, warahamagaye abamuzima, ndetse wabwiye abigishwa bawe ngo ndanezerewe ko ntari impari mu burwayi bwa Lazaro, ndanezerewe ko ntari ndiyo kugira ngo noneho mwizere. Mwami washimye ko mu maso yacu tutamenya ibikorwa mu isi yo mu mwuka byose, kuko bimwe byadutera ubwoba, kuko ibindi byadutera gushidikanya, kuko ibindi biturusha imbaraga, ariko teza imitima yacu kukwizera mu byo tureba n'ibyo tutareba, mu byo twumva n'ibyo tutumva. Teza imitima yacu kukwizera kubw'ibyo dusoma mu ijambo ryawe, kubw'ibyo wakoreye abera hirya no hino, kubw'ibyo natwe wadukoreye. Iyo dusubije amaso inyuma Mwami w'abami, hari ibikombe watuminuye, hari imisozi waduhaye kurenga, hari ubutabazi twakubonyeho, hari amarira wahanaguye ku maso yacu, hari ibyo twasengeraga tugeze aho turaruha, bimwe biraducogoza, ariko bukeye tubibona tubihagazemo Mwami w'abami. Reka ibyo byose bimubera impamvu yo kongera kukwizera, reka ibyo byose bimubera impamvu yo kongera gusanwa ku gicaniro cy'ishimwe mu mutima we Nyaguhora ku ngoma. Urakoze Data, uri uwo kwizerwa mbyumva cyangwa ntabyumva, uri uwo kwizerwa mbizi cyangwa ntabizi. Ugira igihe ukorera mu ibintu, ugira igihe ukorera mu ibintu, ugira igihe witsamurura. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo hari kurira kwararira umuntu, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Ubaka igicaniro kidasenyuka mu mutima, umuhinguze mu bitondo by'impundu, umuhingutse mu bitondo by'impundu. Ntawemere ko umwanza munyaga ngo abeho nk'imfubyi kandi agufite uri se. Ibyo bituganyisha ngo nibyo biganyisha abapagani n'abatazi Imana, kuko batagufite utari Data, atari we bategerezaho ubutabazi, nta kuntu bataganya, ariko turagufite nk'umutabazi. Ngwino urusha imbaraga amaganya ye, ngwino urusha imbaraga gusuhuza umutima we, ngwino urusha umutima kubunza umutima, ngwino birusha imbaraga, rusha imbaraga kubunza umutima, rusha imbaraga amaganya, rusha imbaraga ibimuganyisha n'ibimwihebesha, kuko uri uwo kwizerwa, kuko utabeshya, ntabwo ubeshya, uri umunyakuri, uri umunyakuri. Twagiye tubona abantu basanzwe, abantu bapfa, abantu bambaye umubiri ariko batakibeshye, kandi abo ni abantu buntu. Data urabaruta, urabarenze,
ubwizerwe bwawe ntibugira akagero, imbabazi zawe ntizigira akagero, ntizirondoreka, urukundo rwawe ntirugira akagero, ntirugira akagero. Abantu beza bajya bagira urukundo, bagakunda abantu, bagakunda abo bazi nabo batazi kandi ari abantu. Urukundo rwawe ntirugira akagero. Reka amaso ye ntabiyoberwe, reka umutima we ntibiwushobere, reka umutima usogongere ku rukundo rwawe, ku neza yawe, ku mbabazi zawe zitagira umupaka, ku mbabazi zawe zidashira. Reka mu magomwa ameze nk'arimo ikiriyo ugarura igicaniro cy'amashimwe. Reka mu mitima y'abahungu n'abakobwa barimo gupfa gusenga, barimo gupfa guterana, barimo gupfa gukora inshingano, ugaruremo igicaniro cy'amashimwe. Mbega igicaniro cy'amashimwe ko kiduhindukira imbaraga zo kukuramya, zo kwihuta mu byo uduhamagarira, zo kumenyekanisha ineza yawe muri bose. Mbega igicaniro cy'amashimwe ko kitubereye imbaraga zo kudacogora, ko kitubereye imbaraga zo kutananirwa. Nyemerera ugisane, he kubaho umuhungu n'umukobwa baririmba indirimbo ziri ku munwa zitari mu mutima. He kubaho umuhungu wawe n'umukobwa wawe baterana kuko nta kundi babigenza, bari mu nsengero, bari mu mirimo kuko ari nta kundi babigenza. Ongera usane igicaniro cy'amashimwe, babane nawe baryohewe, bagukorere baryohewe. Ibyo tuvuga ko umunwa ari byo biri mu mutima, Mwami ibyo ndabivuga kuko nabonye ubikora. Imbaraga zawe ziratangaje, zibasha kwimura umuntu mu kiriyo cy'ubuzima kandi mu mubiri agihagaze mu bisa n'ikiriyo. Imbaraga zawe zibasha kwimura umuntu zikamukura mu maganya kandi bimuganyisha ari naho byagiye. Imbaraga zawe zibasha kwimura umuntu zikamuzamura hejuru y'imiraba yose kandi imiraba igishinyitse amenyo. Imbaraga zawe zibasha gutuma umuntu amera nka cya giti cyo muri Zaburi, agashora imizi mu mazi, agashorera imizi muri wowe, maze agatoha, amababi agahora atoshye, akagira imbuto z'ubumana mu gihe cyose. Imbaraga zawe zibesha umuntu hejuru y'imiyaga yose, imbaraga zawe zibesha umuntu hejuru y'ibimurwanya byose, imbaraga zawe zibesha umuntu hejuru y'iby'isi byose binaniza. Imbaraga zawe zijya ziduterura zikatubesha mu bundi buzima, maso yacu akiharirwa n'ibiri mu ijuru, imitima yacu ikiharirwa n'ibiri mu ijuru, tugatura mu isi tudafashwe n'ibyaho, tukabirusha imbaraga. Mwami w'abami, uwo ni umugabane wawe kwizera, uwo ni umugabane wo guhozaho amaso, uwo ni umugabane wo gutegereza, kandi ni umugabane wageneye abizera bose. Tuzamukane Uwiteka Mana Nyiringabo, tuzamukane ngo yemwe ngo n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo. Izo ntwari zo kwizera zasumbye isi, ubuzima bwabo n'imitekerereze yabo, mu buturo bwabo bwo mu mwuka basumbye isi kuko amaganya y'isi atabafashe, basumbye isi kuko imiraba y'isi itabashoboye. Ibyo ujye bidukorera Uwiteka Mana Nyiringabo. Zamura igicaniro cy'amashimwe mu mitima y'abahungu bawe n'abakobwa bawe, kuko uri uwo kwizerwa, uri uwo kwizerwa mu nzira zawe zose, uri uwo kwizerwa. Mu maso yanjye bisa nkaho byatinze, uri uwo kwizerwa mu mitekerereze yanjye no mu bwenge bwanjye bugufi, bisa nkaho bitazakoreka. Urakomeza ukaba uwo kwizerwa, uri uwo kwizerwa. Imipangu yanjye n'inzira zanjye n'ibyo nashakaga uko byambera bitakiyemo nk'uko nabishakaga, uracyari uwo kwizerwa. Mwami w'abami, uracyari uwo kwizerwa, uracyari uwo kwizerwa. Ibyo dupanga n'ibyo tuvuga tukabivuga kuri uyu mwaka wa 2022 bitanagenze nk'uko twabivuze, uracyari uwo kwizerwa, kuko nasanze iteka ibyo mfitiye biba biri beta, biri byiza kurusha imipango y'uburyo bwose nakwipangira. Nasanze imigambi yawe ari myiza kurusha iyo nakwipangira, nasanze unkunda kurusha uko nakwikunda, nasanze ibyo ungenera biba ari byiza iteka kurusha ibyo nakwigenera. Haba abahungu n'abakobwa kunezererwa mu gituza cyawe, haba abahungu n'abakobwa kwigwandika mu gituza cyawe, maze bimare amaganya
amaganya arimo akamura imbaraga z'umwuka zabera benshi, bibamare gusuhuza umutima kurimo kumunyaga ibihe bye byiza byo gusenga, kurimo gutuma indirimbo nziza zamufashaga zitakimufasha, birimo bimutuma nta jambo ribasha kugera mu mutima we. Ngwino ukora umurimo wawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Erega waravuze ngo bazagenda muri ubu bwami n'abazabibasha, ngo bazaba bafite imitima nk'iy'abana batoya. Abana batoya bizera ba papa, yabo batumye ibintu bisa nk'ibigoye na ba papa badafite ubushobozi. Abana bicara bategereje ko ba papa bazabibasha. Nankanswe wowe papa, isi n'ibiyuzuye n'ibyawe. Abantu bose urabagenga, abantu bose urabategeka. N'iki naburira mu maso yawe? Ninde unkwiriye dukwiriye no guhuzwa wabura aho umukura, wabura uko umugenza? Ko ibitekerezo by'abantu byose bigenga, ko iyo ushatse kunshyira mu bitekerezo by'umuntu bishyiramo. Igisha imitima yacu ko kwizera, igisha imitima yacu ko gutegereza. Ndasengera abahungu n'abakobwa bari mu minsi y'imibabaro, bari mu minsi y'ikiriyo, bari mu minsi igoye. Ndabasengera kutazaheranwa nabyo. Ibyabagezaho bikiri bishya, bikiri bibisi. Ndasenze ngo ubihutishe Mwami, ubihutishe babisohokamo. Ndasengera b'iminsi y'ikiriyo yagombye kuba yararangiye mu mitima. Ndasengera b'iminsi y'umubabaro yagombye kuba yararangiye mu mutima, igasigara umuntu yibuka gusa ko yababaye, yibuka gusa ko yabuzuwe, yibuka gusa ko yahuye n'iyi nkuru mbi. Ariko igihe cyo kwimuka mu mutima cyarageze. Ndabasabira ubuntu budasanzwe, ubuntu budasanzwe kuri iki gicaniro, ubuntu budasanzwe bubaguranire. Uyu munsi bamburwa imyambaro y'ikiriyo, bamburwa imyambaro y'agahinda, nabo bambikwa imyambaro y'ibirori, imyambaro y'umunezero. Amavuta y'ibyishimo atembe mu mutima wapfakaye, atembe mu mutima wapfushije umwana, atembe mu mutima warwaje umuvandimwe, atembe mu mutima wahombye ibyahoze akora, atembe mu mutima wirukanywe mu kazi, atembe mu mutima udafite icyahagazeho uyu munsi cyamufasha mu buzima. Ariko ndasenze ngo amavuta y'umunezero mugarukemo, kuko igihe cyo gutabarwa kiraje, igihe cyo gutabarwa kiragarutse, igihe cyo kugirirwa neza kiragarutse. Ariko reka umunezero w'ubumana wicare mu mutima we nyaguhora ku ngoma, yikebuka yoberwa uko wabigenje, kuko uri Imana y'ibitangaza, uri Imana y'ibitangaza. Ngo ugaburira inyoni ukambika uburabyo, ngo ese twe ntitubirusha valeri cyane? Ese ntitubirusha agaciro cyane? Urakoze kuri Imana yacu, uri uwo kwizerwa. Ntabwo uri igipindi, ntabwo uri imigani, ntabwo uri ibihimbano, ntabwo waduhamagariye kudutera ibipindi ngo biri budusunike iminsi. Uri uwo kwizerwa, uriho, urafatika. Sogongeza ku kubaho kwawe ku mitima yatakaje presence yawe, imitima yatakaje ubwiza bwawe, imitima yatakaje kubaho kwawe. Wongera ubasogongeze ku kubaho kwawe. Imitima yuzuwemo n'ubwiza bwawe, wongera ubaha ikindi gice kuko ntabyo arabifite. Nasanze utwigize imbere, nasanze ubwiza bwawe bufite levels, nasanze icyubahiro cyawe gifite izindi ngero n'ibindi bipimo. Reka abaryohewe n'agakiza uyu munsi, abafite umunezero w'agakiza, bagize ubuntu bwo kutagutakaza, bongere bigirana imbere nawe mu bundi bwiru bwawe, mu bindi byumba by'ineza yawe, mu bindi byumba by'ubuntu bwawe, maze ababitakaje batarimo kubikurura wongere wubake, wongere ubiyereke, wongere ubahe mu buryo bw'igitangaza amavuta y'umunezero. Urakoze ko amavuta y'umunezero atazanwa nuko iby'umubiri byakoretse, urabyubaka mu buryo bwo mu mwuka n'iby'umubiri bikitaba. Urakoze Data, ndagushimira kutabuze abagabo bo guha abakobwa bagejeje igihe cyo gushaka. Ndagushimira ko utabuze abagore, abakobwa beza bo guha abahungu bagejeje igihe cyo gushaka. Ndagushimira ko utabuze imbaraga zo gukiza amarira ari mu miryango runaka
ntabwo ubuze imbaraga mwami w'abami zo gukiza abagabo babaye ibirara, ntabwo ubuze imbaraga zo gukiza abagore babaye ibirara, ntabwo ubuze imbaraga zo gukiza abana babaye ibirara. Ndagushimira ko imbaraga zawe zitaheze, ndagushimira kuko ni igihe kandi ufite kontrole ya buri kintu cyose. Ndagushimira ko ufite imbaraga zo gukingura imiryango y'abamaze iminsi badafite akazi. Ndagushimira ko isi n'ibiyuzuye ari ibyawe, muye gutekana mu minsi yo kugutegereza. Hari igihe bisa nk'ibiba biri kure mu mitima yacu, ariko uri Imana y'ibitangaza. Igihe Hagari yirukanywe mu rugo rwo kwa Aburahamu, yagiye afite imvumba gusa y'amazi kandi akomotse avuye mu rugo rukize, yarabyaranye n'umugabo ukize, arimo agenda mu butayu ngo ahindukira gatoya kugira ngo atareba umwana we apfa. Ibyo ari byo byose nk'umuntu muri ubwo butayu nta butabazi yahabonaga. Natwe tubisomye tutaramenya uko inkuru yarangiye, twabonaga ari ibintu bikomeye, ariko wamuhamagaye mu mwanya wo guhumbya no guhumbura, uramukebutsa abona isoko y'amazi. Ibyo dutabaza ntibiba kure, tujya tubona biri kure y'ubwenge bwacu, tukabona byarananiranye, ariko amaboko yawe y'imbaraga abirema n'ako kanya. Duhe kukwizera tudasaze, duhe kukwizera tudakanuye amaso, duhe kukwizera tutabuze ibitotsi, duhe kukwizera tutabihiwe nk'abatagufite, kuko urakwizerwa. Asomye ijambo ryawe nsanga Sara yarabyara umukecuru. Mu mitekerereze yanjye n'imibare yanjye numvaga barakererewe, ariko asomye ijambo ryawe rirambwira ngo igihe cyavuzwe n'Imana kigeze. Sara arasama. Uri uwo kwizerwa, ntukererwa, uzira igihe, ukorera igihe. Ndasabira abahungu bawe n'abakobwa bawe kugira ngo igicaniro cy'amashimwe kigaruke mu mitima yabo. Ndasabira abahungu bawe n'abakobwa bawe kugira ngo umuriro ukongera kuba mu ijambo ryawe, akariro ko gusenga kagaruke mu mitima y'abagatakaje. Twakumenyera hehe tudatinda mu aho watwimenyeshereje mu ijambo ryawe? Twakumenyera hehe tudatinda mu magambo yawe? Amaganya y'isi amutera gushakira igisubizo aho kitari. Ararorogotana ajya gushaka aho yakwicara ku mazi, aho yakwicara wenyine, aho yatinda muri filime, aho yatinda mu biganiro, yumva ari byo byubaka amarangamutima, atazi ko birimo biyongobeza, atazi ko birimo bimunyagaho yagakuye imbaraga. Habera kongera kugaruka amaso mu byo uvuga, kuko ibyo uvuga ni ibyo kwizerwa. Ngo ijambo ryawe ryaravugutiwe, ngo rimeze nk'inyundo ibasha kumenagura ibitare, rimeze nk'umuriro ukongora, rifite imbaraga nk'inkota ityariye amugi yombi, ngo ribasha gutandukanya n'amagufa n'umusokoro n'ubugingo n'inyama, ribasha gukora icyo waritumye gukora. Wamanuye umugaragu wawe Yeremiya ngo umujyana mu nzu y'umubumbyi kumwigishirizayo, ngo ageze yasanga umubumbyi arabumba ikibumbano cye ku ruziga, arimo akibumba ngo gitakaza ishusho cyari gifite. Ngo abonye iyo shusho atari nziza, arongera aragifyondafonda mu ntoki ze, aragipondaponda, arongera akirema mu ishusho nziza. Ngo siko Isiraheli we, sikuri ibumba mu biganza byanjye. Tujya dutangazwa tukababazwa nuko ubuzima bwacu bwataye ishusho twibwira ko yadukiza, ishusho twibwiraga kwidukwiriye, tukabona igihe cyo kwiga si cyo twigiyemo, igihe cyo gushaka si cyo twashakiyemo, igihe cyo kubyara si cyo twabyariyemo, igihe cyo gutunga tugasanga si cyo gihe twagiriyemo amafaranga, tugasanga dufite ubukererwe, tugasanga ubuzima bwacu bwabaye deforme, bamwe amago yarasenyutse, igihe cyari gikwiriye umunezero ahubwo cyabaye igihe kibi. Twakwireba tugasanga turi ikibumbano cyatakaje ishusho, ariko mu biganza byawe mwami w'abami, mu biganza byawe uri Imana ibasha kugarura ishusho mu kanya ko guhumbya nako guhumbura. Nasanze uri Imana ikura mu busa, nasanze uri Imana ihamagara ikuye mu busa, nasanze uri Imana idakenera ibindi bintu byo kwifashisha, nasanze ijambo ryawe rishobora guhamagara, nasanze ijwi ryawe rishobora kurema, rishobora kubaka ibintu mu kanya ko guhumbya no guhumbura. Duhe kwizera ibiganza bidufashe, duhe kukwizera mwami w'abami, kuko ubuzima bwabo bwatakaje forume, ntago bwacitse ibiganza
byawe wabubumbabumba ishusho yagombye kuba afite mu mubiri. Uyu munsi ameze nk'umukecuru, ameze nk'umusaza, afite iminkanyari mu maso, afite shape itajyanye nuko yaragombye kuba ameze. Ibyo birakoroheye mwami w'aba. Nasanze ujya ukora ku magufwa agasubirana, nasanze ujya ukora ku nyama zigasubirana forme, nasanze ujya uvura n'ibyamwe imbere abaganga batabasha kureba, bo bakenera ibyuma na za scanner ngo bagereyo, ariko uri umubumbyi wabyo, uri umubumbyi w'amagufwa. Niwe wakoze za muware ziyarimo, niwe wegeranyije inyama hejuru y'iyindi, ufata ibifu ubifatanya n'amara, ubumbabumba impyiko n'imyijima. Nasanze uri umubumbyi wabyo. Mu biganza byawe ushobora kongera kubigarura mu itoto, bikongera bikagira ubuzima. Amaraso ufite imbaraga zo kuyahinduranya, ufite imbaraga zo kuyaha umuvuduko ukwiriye nk'uko wari warabigennye. Ibihaha ujya ubirema bundi bushya, ubwonko ujya ubusubiranya. Uri Imana, uri Imana, uri Imana niryo zina ryawe, uri Imana niryo zina ryawe. Uri umunyacyubahiro urenze abandi, uri umuremyi w'ijuru n'isi. Nta kikunanira Uwiteka Mana Nyiringabo. Mu mwuka we hasa nk'afite ubukererwe, wamusana uyu munsi. Inyota yo kuba mu ijambo ikaboneka, inyota yo gusenga ikagaruka, uburyohe bwo kuba mu materaniro bukagaruka, maze akongera akabumbwa mu buryo bwe mu mwuka, akongera akagira inyota, akifuza amata y'umwuka, maze agasanwa ibyara ubukererwe, maze akihutishwa mwami w'abami. Uri Imana y'ibitangaza, uri Imana igera mu bugingo ikadukiza amarangamutima yapfuye, ayishwe no gutabwa, ayishwe no kuba imfubyi hakiri kare, ayishwe no kubura urukundo ruzima, ayishwe naho twatinze hirya no hino mu byaha. Nasanze uri Imana ibasha kubisana. Umuntu akabaho nk'utarigeze gukomeretswa, umuntu akabaho nk'utarigeze gutabwa, umuntu akabaho nk'utarigeze abwirwa amagambo mabi, kuko byose wabyefashije ugashyiramo ibitekerezo byawe, ugashyira mu ijambo ryawe, tukiyumva nk'abakunzwe by'iteka, tukiyumva nk'abazengurutswe n'urukundo rwawe, tukiyumva nk'abashyigikiwe, nyamara twari twaratawe. Sana mwami w'abami, sana sana ibyo byose umwanzi yamunyaze. Uri Imana, wamukiza, wamukiza, wakora kuri buri gace, wabyubaka bundi bushya. Uri Imana, uri Imana, uri Imana, uri Imana y'ibitangaza niryo zina ryawe. Uri Imana y'ibitangaza. Reka watse umuriro umutima we, kugira ngo atongera gutsindwa n'urugamba rwo mu mwuka. Mukure mu bunebwe mwana, byutsa abahungu n'abakobwa baheze mu bunebwe, mu bunebwe bwo mu mwuka. Iyo umwanzi ashaka kutwiba ngo aratuboha, kuko ntiyakwinjira mu nzu, nta muntu wakwinjira mu nzu y'umunyamaboko ngo atware ibyo atabanje kumuboha. Reka igicaniro cy'amasengesho gisanwe, cy'ukuri, kitari cyo guherekeza abandi. Mukure mu bisindisha, ubisindisha ubwenge, mu byo atinzaho amaso bidafite umumaro, mu byo atinzaho amatwi bitigeze bimwubaka mu myaka yose amaze mu gakiza. Umuhe gushyira amaso ku by'umumaro, maze yubakwe. Erega wubatswe nawe ntiyongera gusenyuka. Data, ndagushimiye ko wubatse igicaniro cyasenyutse. Ndagushimiye ko usannye icyahozeho bwacyo kikanyagwa. Ndagushimiye ko wubatse aho kitigeze kiba igicaniro cy'amashimwe. Uri ukwizerwa. Kuri icyo gicaniro turaguturaho amashimwe ava mu ndiba z'imitima yacu, ava mu minwa yacu. Uri ukwizerwa, uri ukwizerwa, uri faithful, uri ubwizerwa bwabwo, uri ukuri. Urakoze mwami. Musanira igicaniro cy'amashimwe ku buryo ibikora ku mubiri bitagerayo. Abagabo nk'aba Paulo n'Abasira wari warabibakoreye, bari muri gereza bazira ijambo ryo guhamya kwabo, ko ariko ninjoro mu gicuku bakubiswe, imibiri iri inkoni, ariko abagabo bari bafite igicaniro cy'amashimwe mu mitima, ngo nijoro bararirimba, izindi mbohe zirabumva. Nawe ku ntebe yawe uravuga uti ibi ntibyarangirira hanga. Gereza yose iranyeganyega, ngo imiryango yose irakingurwa. Mwubakira igicaniro cy'amashimwe gituma ku ntebe yawe uryoherwa, uvuga ngo hari abahungu n'abakobwa
bongeye kunamurira amaso yabo kunyizera. Hari abahungu n'abakobwa bongeye kunamurira amaso yabo kunyizera. Urakoze. Twongeye kuvuga umugisha kuri iki gihugu cy'u Rwanda. Urakoze kutibeshye utugira abanyarwanda. Wabikoze kuko wumvaga hari icyo twamarira iki gihugu, ko twagihesha umugisha. Urakoze ko tukirimo. Urakoze ko dufite umudendezo wo gusenga. Urakoze ko nta nduru zirimo kukivugamo. Urakoze kubwo kurinda abayobozi bacu. Urakoze kubwo kurinda abanyarwanda. Ndasenze nyaguhora ku ngoma ngo ubushake bwawe bwime muri iki gihugu. Amahoro yawe atembe muri iki gihugu. Uburinzi bwawe budasanzwe bwe muri kino gihugu mwami. Ni koko hari ingabo zisanzwe zambaye inyama n'amaraso zishinzwe ako kazi, ariko uko Gehazi yafungutse amaso akabona izindi ngabo z'umuriro zicaye ku mafarasi y'umuriro, reka ugota iki gihugu nyaguhora ku ngoma, ukigotesha amahoro yawe. Ingabo zishinzwe kuturinda, zishinzwe kurinda umutekano w'iki gihugu, zo mu buryo bwo mu mwuka zikora imirimo yawe nyaguhora ku ngoma. Turavuga amahoro ku mbibi z'u Rwanda. Turanga kumeneka kw'amaraso muri kano karere mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ibikomangoma bitegetse iki kirere kibiyaga bigari byo mu mwuka, by'imbaraga z'umwijima byifuza kumeneka kw'amaraso, turabibuza gukora kuri ubu butaka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turavuga amahoro yawe, turavuga amahoro yawe, turavuga uburinzi bwawe, turavuga kugirirwa neza nawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turaguha ibitekerezo by'abatuyobora, abayobozi bose bo mu bihugu byo muri kano karere, bitekerezo byabo turabiguhaye kugira ngo ushyiremo ibyo ushaka, abari byo bikorera muri bo, abari byo bikorera mu nama zabo mu izina ryawe Yesu. Watubereye wo kwizerwa imyaka yose itambutse, na n'uyu munsi tubereye wo kwizerwa, uzakomeza kutubera wo kwizerwa. Turakwizeye nyaguhora ku ngoma. Twongeye gusengera imitima y'abanyarwanda ngo igucire bugufi, imitima y'abanyarwanda ikubahe, bakumenye nk'Imana, bwibone bwacu bucishwe bugufi, maze mwami wime mu mitima yacu, amavi yacu agupfukamire, indimi zacu zature ko ari wowe mwami wenyine. Urakoze papa, urakoze papa, icyubahiro cyose nikikugarukire, ushimwe. Ubu wa mbere mu nsengero, mu matorero, mu bera, ukomeza amaboko yabo wahamagaye hirya no hino nyaguhora ku ngoma. Imbaraga z'umwijima zibarwanya zamburwa imbaraga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ukomeza abahungu urimo hagurutsa, ukomeza abakobwa urimo hagurutsa, ukomeza abagaragu bawe n'abaja bawe bamaze imyaka bagukora muri iki gihugu, ubambike imbaraga nyaguhora ku ngoma, urwane n'ibibarwanya maze bagirirwe neza. Urakoze papa, turaca intege inyigisho z'ibinyoma mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ibintu byose biyobya abantu, ibintu byose biyoberanya, bituma abantu batagira inyota yo kurushaho gusa na Kristo, reka ibyo byose byamburwa imbaraga, maze mwami wime, uyobore, wireherezeho benshi, imitima ya benshi guhindukirire. Urakoze, tuguhaye icyubahiro, ni mu izina ryawe Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, murakoze gusenga, mugira umunsi mwiza. Naho mu gitondo nanone ejo isaa 11 mwami Yesu abahe umugisha. Wakoze kwitanga ukabyuka, kandi turi mu minsi yo gusenga no kwiyiriza ubusa. Imana iguha imbaraga mu mubiri, kandi Imana iguha imbaraga zo gukura amaso ku bitagira umumaro. Iyo umuntu ari mu bihe byo gusenga ntago yiyima ibyo kurya gusa, ahubwo ibintu byose arabigabanya. Wagabanya telefone, haba harimo amacati mu by'ukuri atihutirwa, unasubije no mu cyumweru gikurikiraho ntacyo bitwaye, ukora iby'ingenzi, ariko bikurangaza ibintu utindamo kandi bitubaka umwuka wawe. Imana iguha imbaraga zo kubigabanya. Ikindi, ujye utinza mu matwi yawe ibintu bikubaka mu buryo bwo mu mwuka. Biba ari akaga ko umuntu ari mu minsi yo gusenga, ariko indirimbo zasekera, nubwo ubundi umwana w'Imana atagombye kuzibamo, ariko harimo abakiri mu ntambwe zabo za mbere. Ariko ni igihe cyo gushiftinga, ni igihe cyo guhindura, ugashyiramo ibintu byubaka umwuka wawe. Ushyiramo indirimbo ziramya Imana, zivuga ubwizerwe bw'Imana. Mara umwanya wumva abakozi b'Imana bigisha ijambo ry'ukuri, ubugingo bwawe burahembuka nta kabuza. Imana iguha umugisha, umwuka wera guha imbaraga mu mwuka wawe no mu mubiri wawe. Urakoze kwitanga, ugira umunsi mwiza.